Inshuti za Isezerano TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, mumeze neza kanizere ko umwami Yesu abarinze neza kandi mumeze neza kandi Yesu ari mu ruhande rwacu. Rero aya masaha ndagira mbabwire ngo umwaka mushya muhire wa 2025 kuri mwe mwese, ku banyarwanda, ku banyamahanga no kuri mwe mwese mwemera Yesu ko ari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ndabakunda cyane kandi namwe mutamwemera mbifurije umwaka mushya muhire, kuko nzi ko igihe kizagera mukamwemera kandi Yesu ni umwami w'abami, ari ku ngoma, yaratsinze, ni nawe turwanira intambara. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi nje kuganira namwe gato cyane. Ikintu tuje kuganiraho nta kindi, ni umwaka mushya muhire wa 2025. Ni umwaka wa 2024 tuvuyemo kwinjira 2025. Ese uyu mwaka tuwinjiranyemo ingamba ki? Nimba uri umusore, uyu mwaka winjiranyemo ingamba ki? Nimba uri umugabo, uyu mwaka uwinjiranyemo ingamba ki? Niba uri umufiyemeri, uyu mwaka uwinjiranyemo ingamba ki? Rero imyaka yindi yahise nagiye mbona bavuga ngo habaye inama ngo zo gukubita abasore batarashaka, nyine muri za nzenya z'abantu byo kugira. Ariko uyu mwaka ndagira ngo nkubwire ngo ntugusige. Iyo tugiye kwinjira mu 2024, ntugusige uri kiri single, ntugusige ukiri wenyine. Uyu mwaka ugomba kugusiga hari uriwe. Icya mbere, mu buryo bw'umwuka ugusige uri kumwe n'Imana, mu buryo bw'umwuka wumva ko uhamanya n'umwuka wera, wumva kuko usurwa na Yesu, wumva kuko Imana iri mu ruhande rwawe, wumva kuko Uwiteka Imana Nyiringabo ahagaze mu ruhande rwawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mu buryo bufatika Imana igusimbutse uyu mwaka 2024, ibibi wahuriyemo nabyo ndagira ngo nkubwire ngo guhera uyu munsi ubisezere, uvuga uti Mana, ninjiye mu kwezi kwa 12, ni ukwezi kubanziriza iki? Kubanziriza umwaka wa 2025. Ibibi byose nabonye muri uyu mwaka bisigare muri uyu mwaka, inshuti zitari z'umugisha zisigare muri uyu mwaka, kubera kuko ndabifuriza kugira ngo uyu mwaka tusige inshuti mbi, tuzisige inyuma, twinjire dushaka inshuti nzima zizatugirira umumaro, inshuti zizatugira inama, inshuti zizatuba hafi, inshuti nyanshuti. Yesu ashimwe cyane. Bene data, rero ndagira ngo mbabwire ngo nimba uri umuhungu ukaba waraterese bikanga, umva kuko 2025 bizakunda kandi Imana izaguha wa mukobwa wa wundi nyine umwe wifuza. Nimba uri umukobwa ukaba waratereswe bikanga, umva kuko umwaka wa 2025 ari umwaka uzakuramo mariage. Tangira utegeke mariage yawe, uvuge ngo mariage yanjye igomba kuba 2025 mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa karindwi. Uyu mwaka wa 2022 ntabwo uzansiga ndi single, ugomba kunsiga ndi umugabo ufatika, ugomba kunsiga ndi umugore ndi mu rwanjye, ugomba kunsiga ntakiri fiyemeri, ahubwo nanjye ndi umudamu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndababwira rero ngo uyu mwaka wa 2025 nkomeza mbivuga muri iyi minsi, ni umwaka w'umugisha kuri wowe, ni umwaka w'ibyishimo, ni umwaka w'umunezero, ni umwaka w'amahoro ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire rero, ba maso kugira ngo Satani atakwibira ikamba ryawe akagira gute, akarijyana ku bandi. Komeza ube maso, Satani atakwiba inyenyeri yawe Imana yaguteguriye 2025. 2025 hari inyenyeri nzima Uwiteka Imana yamaze gutegura ku buzima bwawe. Hari inyenyeri y'urushako Uwiteka Imana Nyiringabo yamaze gutegura ku buzima bwawe. Hari inyenyeri y'amafaranga Imana yamaze gutegura ku buzima bwawe. Hari inyenyeri yo gukira indwara Imana yamaze gutegura ku buzima bwawe. Hari inyenyeri iyo gukuraho inyatsi Imana yamaze gutegura
ku buzima bwawe. Imana imanutse kugira ngo ikugirire neza muri uyu mwaka wa 2025. Ibyaguhigaga ni byinshi, ibyakurwanyaga ni byinshi, ibyakubuzaga amahoro ni byinshi, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo, ndagira ngo nkubwire ngo aje gukora ikinyuranyo gihushanyije n'ibindi. Nuba amaso uyu mwaka wa 2025 uko biri kose uzampamagara umbwire. Uzambwira uti pastor, ibyo wambwiye koko umwaka wa 2025 uko wabimbwiye nabyitwayemo neza koko byarabaye. Rero Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe ubyumvise. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo, twinjiye mu kwezi kwa 12. Ndagira ngo nkubwire ngo ukwezi kwa 12 nta kundi kwezi kuri inyuma yabo. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uti winjira muri uku kwezi uvuge ngo Mana, ukwezi kwa 12 ndimo. Ndagira ngo uko biri kose ibyari byarananiranye mu buzima bwanjye 2024 kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 11 ni kugeza mu kwezi kwa 12, ndagira ngo ukwezi kwa 12 kugiye gushirana n'inyatsi yanjye, gusigarane ibibembe byanjye, gusigarane ubukene bwanjye, gusigarane kugumirwa kwanjye, gusigarane kwitwa umuhungu kwanjye, gusigarane mu busiribateri kwanjye, gusigarane kwitwa fiyemeri kwanjye, gusigarane bya bindi byatumaga ntisanzura. Imana yo mu ijuru duhumugisha. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yateguye umugambi mwiza ku buzima bwawe muri uyu mwaka 2025. Nuba amaso uzabyinjiramo. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yateguye umunezero 2025, yateguye kurya ugahaga 2025, yateguye kwambara mu 2025, yateguye mariage nziza 2025, yateguye urugo rwiza rw'umugisha 2025, yateguye kuko inyatsi zakuvaho nawe ukabara amafaranga 2025. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo rero Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo wicike intege ngo uvuge ngo byararangiye. Ubuzima bwawe hari igihe 2025 inyenyeri igiye kukurasira, imvura y'umugisha ikakunyagira, ikime cy'umugisha kikagutondaho, nawe ukagaragara nk'abandi bose. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Waracuruje 2023 na 2024 byaranze. Wararambagije 2023 na 2024 byaranze. Wararambagijwe 2023 na 2024 byaranze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo 2025 ni umwaka wo kugomororerwamo imigisha y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Tangira ugira ingamba uvuga uti Imana, uyu mwaka wa 2024 muvuyemo, ninje 2025, reka umwaka ube umwaka w'umugisha ku buzima bwanjye, reka umwaka w'umunezero ku buzima bwanjye. Nurangiza ufate umwanya usenge, numara gusenga utegura ituro ryo kuri bonani ritangira umwaka, ugende mu nzu y'Imana urishyiremo uvuge ngo Mana, ntanze ituro ry'ishimwe ryuko ngiye kwinjira mu mwaka w'amahoro, ntanze ituro ry'ishimwe kuko ngiye kwinjira mu mwaka w'ibisubizo, ntanze ituro ry'ishimwe ryuko ngiye kurongorwa, ntanze ituro ry'ishimwe kuko ngiye kurongora, ntanze ituro ry'ishimwe kuko nubatse bikanga inzu yanjye ikaba igiye kuzura, ntanze ituro ry'ishimwe yuko nacuruje bikanga ariko bikaba bigiye kuza. Imana yo mu ijuru igiye gukora ikintu kidasanzwe 2025. Imana yacu rero ibaho umugisha. Ndabakunda cyane inshuti zanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka reka uba umwaka w'umugisha mu buzima bwawe. Tangira ubyagure, tangira ubyanarize. Kwizera kwawe kurarema, kwizera kwawe kurategeka, kwizera kwawe kurimbura imisozi gatabwa mu nyanja, kwizera kwawe kubwira umusozi ngo imukuve hano ujye hariya, kwizera kwawe kurema amafaranga akaboneka, kwizera kwawe kurema umugabo akaboneka, kwizera kwawe kurema umugore akaboneka. Ndagira ngo mbabwire ngo umwaka wa 2025 reka ubabere umwaka w'umugisha. Ngiye ntabwo uzansiga.
Haleluya. Ngiye ntabwo uzansiga. Umwaka 2025 ni umwaka w'umugisha kuri ngewe. Ni umwaka ngomba gukoramo mariage nziza. Ni umwaka ngomba kwambaramo inkweto nziza. Ni umwaka ngomba kwambaramo isuti nziza. Ni umwaka ngomba kurira indege nkatembera n'umugore wanjye ngiye muri honeymoon. Ni umwaka ngomba kwinjira mu nzu yanjye nziza. Ni umwaka ngomba gutembera ahantu heza mu bihugu byiza kubera kuko nasenze Imana. 2025 ntigucike. Sawa rero mwari kumwe na Bishop Ineza Steven Mugisha kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Ntiwibagirwe kuko umwaka turangije. Siga inshuti mbi winjirane n'inshuti nziza. Siga ibyakubuzaga amahoro winjirane n'iby'umumaro. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Ndabakunda cyane. Ciao.